Nimugira gutya. Gutya ntimwamva ko kino gifunsi gikomeye. Hanyuma mukuyeho runo rutoki nimugire gutya. Mushiremo imbaraga. Mwabyumvise? Aho nimugire gutya. Igifunsi gikomeye ni iki ngiki. Akwira ngo ucike runo rutoki. Kano gatoki. Wocika runo. Wocika urundi izindi zose muri izi. Wocika rumwe muri izi. Kano gatoki gafite kimwe cya gatatu cy'imbaraga za runo za kino gifunsi. Ino ngumi ikomeye kwera ko ariho kano gatoki. Kano gatoki kavuyeho iki gifunsi ntambaraga n'icyabana. Uzi ko ari byo. Mubikore murabyumva. Namwe murabyumva ni mubikora. Iki gifunsi gikomeye kwera ko kano gatoki gahari. Iyo kadahari kino gifunsi ntigikomeye. Kuvuga ngo uzotera ufashe birasanga ngo wicishe bugufi. Imana muri tubabwira kandi kantu. Yemwe turi kumwe. Imana ntishaka abanyembaraga. Kuko ntizibuze. Irashaka imbaraga zayo zigaragariramo. Ikiri cyo tuma Imana itagukoresha ni kimwe cy'ukuri umunyantege nuko utokwemera gusa. Ariko abanyantege nke bose bemenga Imana ibakoresha bahinduka abanyembaraga kandi bakazakomera. Ikiza gituma Imana itagukoresha cy'ukuri usukugira intege nke. Nushaka kuko Imana iziguhamagara ukuri ariko iyo yemere ukaza tuzuga umuko waruri. Imana ntigira isoni zo guhamagara Felix wari umupagani. Iyo nitavye nkemera Imana intege nke ntazadifite ariko ndagenda ntiyari ntabwo ndagenda zisiga. Ikiza gituma Imana itagukoresha fura si intege nke nuko utemera. Umuntu utemeye abana ni Imana. Ikintu cyambere kiza gihemuka cyambere na amafaranga n'ubutunzi. Abantu babwubakiyeho muzobabara kubera ko ntimuzogumana gasa amatwi buza bugenda kuko nubundi nti wari ubufite kera bwaje utazaho bwavuye. Buza bugenda niko Salomo yavuze ngo buza bwitera nk'amababa nk'igisiga ngo bukongera bugataha bukajiyo bwari buri. Abantu bose babwubakiyeho babwizeye muzakomereka ndabateguje hakiri kare mwiteguze mwimenyereze ukuntu muzababara. Icyo tuma tuburana nge nawe byica bigatuma kaduruvayo kabo no kwemera gutsindwa nka kireka washaka ugatsinda imbere y'abana baturage ariko siko gutsinda imbere y'amaso y'Imana. Sinababwiye ubushize turi kumwe tuburanye ukambeshyera bakamfunga Imana ikaza gusura abantu bagowe ntiyoza kunsura muri gereza yoza kugusura muri etage kuko Imana ntizi sura bafunzwe izi sura y'imitima yabifunze. Imana ntizi sura bafunzwe. Imana ntizisura imibiri izisura imitima. Turasoma ahantu habiri honyine. Dusome mu Migani ibice 18 umurongo wa 12. Franga undebera muri Samweli wa kabiri ibice 6 umurongo wa 22. Minota bampaye ndayikoresha neza cyane. Mikrofone irimo kuvuga neza. Nza no kwibagirwa nkayishyira hasi mwamfasha mukayinzamurira ikavuga nk'iri iri muri kuvuga neza. Reka mbanze nsome hanyuma umuvandimwe nawe araza gusoma. Imigani 18 kuri 12. Igitabo cy'Imigani 18 kuri 12. Hanyuma Frank aza kumfasha gusoma Samweli wa kabiri bice 6 umurongo wa 22. Mfite bibiri iravuze ngo turi kumwe muvuge ngo amen. Kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Amen. Gasoma papa mitenganije. Makumyabiri na kabiri. Samweli wa kabiri 6:22. Kandi kubwanje zarushaho kwigira insuzugurwa no kwicisha bugufi ariko abo baja uvuze bazanyubaha. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi. Hano ni abantu benshi bagiye hano kanisa risa nk'iri hengamyeho ariko ndabashimiye abanaziri Imana bamugisha. cyane cyane kampere ku itorero. Pastor mwarakoze kwemera
mukampa n'amahirwe n'uyu mwanya ndazi ko mutanzi ariko Imana ibagirire neza dore ryose muri rusange. Hanyuma kuri partnership binyuze mu banaziri Imana ibagirire neza. Ndasa nkaho maze kumwe muri mwebwe mu musambu so bwa mbere no bwa kenshi hamwe Imana nikomeza no kubikora tuzakomeza tugaruke. Ndi hano mwivuga butumwa muri Foursquare ikabuga mutankomereza hano. Nishimiye kubona inshuti n'abavandimwe biwacu reka mbihindire gutyo. Imana ibawumugishe kubana namwe ni byiza no kuvuga ubutumwa ahantu abantu batakuzi bijya biba bindi ariko uri kumwe n'abantu mumenyeranye nabyo ni byiza. Byishimo nawe ndishimiye kubona papa Imana igumugishe. Nari mbizi kuri hano mva ndori niwe musa nkaho mutazi cyane ariko twese impano ni mwarimu nimubona n'umwanya ndetse bishobotse ndamusabiye mazamu umwanya ubwo butumwa mwiza tuganira ijambo ry'Imana. Nimuvuge ngo amen. Murahari? Sawa. Ndashaka kuganira namwe ikintu cyitwa guca bugufi. Mu ijuru ntabwo Satani yasambanye, nta nubwo Satani yaroze, nta nubwo yibye, ntabwo Satani yakoze icyaha kimwe cyitwa kwishira hejuru. Yanga kuramya Imana, yumva ko nawe ashobora kuramwa, hanyuma ntibyakunda aramanuka. Icyaha tuzi gikomeye kuruta ibindi byose iyo tugiye kubitondekanya duhera ku cyaha cy'uburozi tugakurikizaho icyaha cy'ubusambanyi tukamanuka tukabikora. Icyaha gikomeye kuruta ibindi ni ukwishyira hejuru. Kubera iki? Abasambanyi bazasambana Imana ihari ibareke babikore. Yashyizeho amagambo abiri, yaravuze ngo uwezwa nakomeze kugira ngo nzamuhembe nyakumuhemba bihwanye n'ibyo yakoze. Uwandura nakomeze agire gute? Yandure kugira ngo nzamuhane nyakumuhana. Imana ibyo ngibyo irabirangiza. Niyo mpamvu uzabana nufata gahunda yo kuroga uzaroga wica abana bose bo mu muhana Imana ihari ikureke. Niwihana ku munsi w'amateka ikubabarire, nutihana uzahanwe ku munsi w'amateka. Ariko tukiri ku isi tukiri aha ngaha ejo mu gitondo n'uyu munsi nimugoroba icyaha kimwe Imana itazakurindiza ku munsi w'amateka ni icyaha cyo kwishira hejuru. Nimuvuge ngo amen. Nicyo kintu cyonyine Imana izibona ikabona ufite umwuka neza w'umwimerere wa Satani. Imana ikavuga ngo ibisimyihanganira n'ibindi byose bishobora guhita bivuka bikomotse kuri aka kantu, ariko reka uyu muntu mbanze mucishe bugufi. Ariko ibindi byose Imana irabyanga kandi byanga cyane, ariko twihanganiye kwere ko yashizeho ibintu bibiri. Umunsi w'iherezo wo kuvuza impanda abibone bose bazakorwa n'isoni, abicisha bugufi Imana izabagirira neza. Nimuvuge ngo amen. Hanyuma kwicisha bugufi si ukutitekereza, si ukudatekereza, ahubwo ni ukutitekerezaho gusa. Iyo umuntu yitekerejeho gusa abagiye gutera intambwe yo kurenguka agasangamo mu Bibiliya yavuze ngo mutawa ngo wibwire ko mugenzi wawe akuruta. Ntabwo ari ukudatekereza, ni ugutekereza ukarenga urwo rwego ukinjira mu rundi rwego rwo kutitekerezaho gusa. Kwicisha bugufi ni imbaraga zo mu mutima, kandi imbaraga zo mu mutima n'iz'Imana izitwubahira. Ndabahereza urugero. Igi iyo rifashe gutya fura ukarikanda riza ritarimeneka bagakora umureti, ubuzima bwaryo waburangiye. Iyo ryamenetse barihereye inyuma, ariko iyo bariretse bakarirambika rikimena ryonyine ubuzima buba butangiye. Igi ryimenye iyo barimenye barihereye inyuma ubuzima buba burangiye, ariko iyo bariretse ryonyine rikimena rikameneka rihereye imbere ubuzima buba butangiye. Kwicisha bugufi ni imbaraga zihera mu mutima, niko gukomera kw'inyuma sasa. Nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Ni imbaraga zihera indani muri twebwe. Ibintu bitandatu biranga abantu baca bugufi n'imite nica. Ibitandatu. Ikintu cya mbere ni ukutabyimenyaho. Muzumva abantu benshi bavuze ngo njyewe ngo singira amagambo menshi, ngo zanca bugufi cyane, uza wishira hejuru. Uko abantu bazaca bugufi ntibabizi. Abantu bose bazaca bugufi nta numwe ubizi, nta ushobora kubivuga. Nta numwe ubizi. Muri mu gitabo cya Esaya ibice 10 umurongo wa 15 havuga gute?
haravuga ngo se ishoka ishenye cyangwa se indyankwi iriya basisha ibiti ishobora kwirata ku muntu wayasishije ikavuga ngo biriya biti byose n'ingiye wabitemye. Ushobora no kwifata ukayishyira mu ishyamba ibiti byose bikaguma bihagaze nayo ikahasazira kuzageza igihe uzazira ukayitora ugatsinda ibiti. Nuvuga ngo nta cishoka imaze, igifite icyo kimaze n'umuntu wayifasha akagira icyo ayikoresha. Icyo Imana yaduhaye tigifite agaciro mu gihe Imana itarimo kugikoresha, kigira agaciro ryari iyo twemeye Imana iri muri twebwe ikagikoresha. Nimuvuga ngo amen. Eso birumvikanye. Uzumva abantu benshi fura ntabwo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Umunsi umutima uzakubwira ko ingibi uzukora ari wowe uzubikora papa uzabushize. Kwicisha bugufi niyo ntambwe. Iyo umuntu yacishe bugufi abazamutse esikariye yo kuzamuka. Iyo umuntu rero yishize hejuru abateye intambwe yo kumanuka. Kandi hari ikintu tumaze kumenyera tuzi ngo icyubahiro mu nzu y'Imana, ngo icyubahiro ntabwo ari icyaha. Bibiliya iravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ngo abishakishe gukora neza badacogora. Ikibazo si icyaha, si ukwishira hejuru. Ikibazo si icyubahiro, ikibazo ni ukukiha. Ariko abantu bose bakora neza badacogora bagomba guhabwa icyubahiro. Ikibazo si ukwirata, uwirata wese yirate Kristo. Ikibazo si ukwirata, ikibazo ni ukwirata ibyawe. Nimuvuga ngo amen. Bibiliya ivuga ngo Yesu niyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu yemera kwicisha ntiyitekerejeho. Niko Yesu yarebye imisumari yarayize kuko Yesu ava mu ijuru ntiyaje agiye kwa Mariya. Byishimo ntabwo Yesu umunsi yavuye mu ijuru yaraje agiye kwa Mariya. Yaragiye Gorigota gusa kwa Mariya hari kuri stage. Yararaye gusa ariko siho yaragiye. Ndimubona zira ko siho nari naje muri Foursquare. Yesu yaje agiye Gorigota tiyaje agiye kwa Mariya. Nimuvuga ngo amen. Bifuza ngo byari kubera Gorigota byose yarabizi ariko kubera yarabitekereje ariko ntiyitekerezaho gusa. Haravuga ngo kubana na Felix ndacyabikeneye, kubana na ba Frank n'abakozi b'Imana bose ndacyabikeneye. Ndasabwa ikintu kimwe ni ukwicisha bugufi nkavukira muri Mariya. Narangiza kemera kuba nk'umugabo w'insuzugurwa, narangiza bose nkabakusanya nkabegera, narangiza nkabatunga bakongera bakababanje ariko biciye mu nzira yo kwicisha bugufi. Bibiliya iravuga ngo inkoni ntishobora kuzunguza umuntu wifite azayishira ahangaha agahagarara bwaca mu gitondo akagenda yizunguza bwacana akayishira ahangaha. Inkoni ni inkoni. Twebwe turi ibikoresho by'Imana. Imana izadukoresha ibyo ishaka ariko nimukuramo Imana mugakora nta Mana irimo, nta kwicisha bugufi kurimo, nta cubahiro kibamo, byose ni insuzugurwa. Nimuvuga ngo amen. Ese birumvikanye. Nicyo cyaha gikomeye cisha abantu bose bari mwisi bishwe n'ikintu kimwe gusa gikomeye. Nukubona ibyo babakora nta Mana irimo bakabona bazabikora neza bonyine. Habe nanje nintoka gutya mukanga ngo Felix waganire neza cyangwa nabi. Ijambo ni rimwe gusa nza ngusubiza ngo icyubahiro kibiki icy'Imana. Ejo hano twari turi nimugoroba ariko turi kumwe. Hano twari turi ejo nimugoroba. Nababwiye ngo Petero na Yohana baraje bafata ikimuga baragikiza ku irembo ryitwa ryiza. Ngo cyari kimaze iminsi 40, cyari imyaka 40. Hanyuma mwumva ikintu gikomeye Bibiliya yavuze. Abantu bamaze Petero na Yohana bamaze kukikiza baragenda barya abantu bose bari basigaye hanga baravuga uziko Petero na Yohana bakije kino kibuga cyari kimaze imyaka 40. Abantu bose baratanga. Petero na Yohana bumva ayo majwi baravuga ngo abantu bazagira ngo ni twebwe twabikoze. Sasa reka dufate gahunda, reka tugaruke tubabwize ukuri. Baragaruka barababwira ngo uyu muntu wari umaze ahangaha imyaka 40 arwaye si twebwe twamukishije, yakijijwe na wa wundi waje akagera ahangaha mukamwanga mukamukubita agapfa akazuka niwe waduhaye imbaraga zo gukora kino kintu. Abantu bafite ikibazo kimwe, nimuzoza mukora ikintu cyose cyiza muze mushakamo icyubahiro cy'Imana. Abantu batakiduhereza bagihereza Imana ya Isiraheli. Muze muramira icyubahiro cy'Imana. Nukora ikintu cyiza uvuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Nukaza witekereza twebwe ntituhaba turi ibikoresho by'Imana. Ninda umuntu wafata amazi mu iduka ukayashyira hamwe n'amata hano ukamusanga amazi yavugije induru ngo sindarana n'amata hano. Amazi yavuze induru kubera iki? Ni wowe ufite uburenganzira. Ushaka gufata ibibiri tukabishyira hamwe n'inyanya kandi ibiriti nkizo kwanga. Ko kubera iki banshize ahanga? Kubera iki? Ni ibibiriti iduka ni ryawe. Ko abantu muze turirimba umuntu akazi yashaka akagenda igihe yashaka turi igikoresho cy'Imana. Uri kindi kibiriti tutazaho cyavuye, uri kindi kintu tutazaho cyavuye. Kuko umuntu avuye kurangura agafata ibiriti byose azabipanga uko ashaka.
nimba data yarampaye ivuga butumwa nta wundi burenganzira mfite nta mahitamo si ugushaka no kudashaka ni ugukora icyo Imana ishaka. Imana mureke babwira kandi kantu yemwe turi kumwe. Imana ntishaka abanyembaraga kuko ntizibuze, irashaka imbaraga zayo zigaragariramo. Ikintu cyotuma Imana itagukoresha ni kimwe, si ukuri umunyantege nke, nuko utokwemera gusa. Ariko abanyantege nke bose bemenga Imana ibakoresha bahinduka abanyembaraga kandi bakazakomera. Ikiza gituma Imana itagukoresha si ukuri usukugira intege nke, nushaka kuko Imana iziguhamagara ukuri, ariko iyo uyemere ukaza tuzuga umuko waruri. Imana ntigira isoni zo guhamagara Felix wari umupagani. Iyo nitabye nkemera Imana intege nke ntazaje ifite, ariko ndagenda ntera intambwe nkagenda nzisiga. Ikiza gituma Imana itagukoresha fura si intege nke, no kutemera. Umuntu utemeye abana ni Imana. Ntuzavuga ngo dusenge, gusenga ni igikorwa cy'abantu bazabaca bugufi. Kubera iki? Ni abantu bamaze kumenya ko batobishobora, ariko bakavuga ngo data yobishoboza, bakajya kubwira Imana. Ariko kudasenga ni ubuyuwayi bwo kuyoberwa kutabishoboye ukanga no kubivuga. Uyobeye ko Kigali goye hanyuma kubibwira Imana byarakunaniye. Ngo gusenga byarananiye, si gusenga byakunaniye, no kwishira hejuru. Umunsi waca bugufi wabikora, wokwemera ko Imana ibishoboye kayibwira. Haleluya! Icya kabiri kugira ngo nze gusoza ntaza gutinda nkica gahunda. Icya mbere ni ukutabyimenya, kutabyimenyaho. Ta stage bigira. Si nko kurira nize wenda ngo mu wa mbere, mu wa kabiri, ugeze mu wa kangahe ngeze mu wa gatatu. Kwicisha bugufi ntibigira amashuri. No ubuzima abandi baza bakubonamo, we ntubyibonemo. Nigeze kubona umupasiteri Kampala yishira hejuru mu bwenge. Yamaza bukeya aranyonyomba yama yicara inyuma. Uko no guca bugufi no guteza akavuye, siko guca bugufi. Tambuka wicara aho bakwicaje. Guca bugufi si ukuyoberwa aho ugomba kwicara. Uzi yari yabikoreye, yari yabikoze kugira ngo yishire hejuru arebe ko abantu bose bamubona nibarangiza baze kumutambuza. Siko uko no kwishira hejuru nako ko mu bwenge. Nimuvuga ngo amen. Uko nako no kwishira hejuru ko mu bwenge. Ko mu bwenge. Nuko utabyimenyaho. Tukemera ko twego turi ibikoresho by'Imana, tugakorera Imana. Icya kabiri, azayemera kubana n'abana amahoro kuruta kubaho. Agaciro ko kubana fura kararuta kubaho. Agaciro ko kubana kararuta kubaho. Umva ukuntu birivuga mu gitabo cya Yakobo ibice 13 umurongo wa 13 nicyo cyanditswe nasomye bwa mbere. Haravuga ngo ninde munyabwenge w'umuhanga werekanishe mu kandi umunyabwenge w'umuhanga werekanisha imirimo y'ingeso nziza ngo afite ubugwaneza, ngo ariko nimba muhorana amakimbirane n'intonganya ngo ntimukabyirata ngo mubeshere ukuri, ngo kubera ko ubwo bwenge ni ubwenge bw'inyamaswa abantu, ngo ariko ngo ubwenge buva ku Mana, ngo icyambere ngo buraboneye bugiriye bwemera kugirwa inama. Baravuga bageze ku murongo wa 18 aravuga ngo imbuto zo gukiranuka ngo zibibwa mu mahoro ngo n'abahesha abandi amahoro. Imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro. Igihe cyiza cyo guhinga gukiranuka ni mu gihe cy'amahoro. Icya kabiri ugomba guhesha abandi bantu amahoro. Nimuvuga ngo amen. Yesu yarangwaga n'ibintu bitatu. Ako sinzi nimba murimo kunyumva disi we. Yesu yarangwaga n'ibintu bitatu byari bikomeye. Ikintu cya mbere yagiraga imbaraga zo gukiza abarwayi, akabakiza bakagenda. Kandi cyo namukundiraga cyakaza bivuga. Yahura na Baritimayo ngo amubwira ngo ukuri ngo muzabaze ngo nje wasuye akana ka Yayiro. Yesu yakaza ceceka. Niyo mpamvu mureke babwire kino kintu. Ibikomeye tuzadukora ntimukaza mubivuga, tuzabibwirwa nabo twabikoreye. Ibikomeye twakoze ntimukaza mubivuga, tuzabimenyeshwa nabo twagize gute twabikoreye. Sitwe tuba tubivuga, tuzabimenyeshwa nabo twabikoreye. Yesu yarangwaga n'imbaraga. Icya kabiri yarangwaga no kudahindagurika. Yesu yagiraga imagine cyakaza hindagurika pani inshuti zikigi muzabumenya nanone mukajyana wasitara gutya gusa gatoya. Munange sinari muzi akama kuva abandi bakamoto wajyana none munange sinari muzi we yewe ntiwari umuzi gute. Gira ishushimwe. Yesu namukundaga. Turi kumwe? Nimuvuga ngo amen. Yesu cyo namukundiraga. Yari ari kumwe na ba Petero ari abanyantege nke barazara abana. Petero kira cuma yagiye kurobesha ifi akaza agakata bagakuramo umusoro. Yari agifite. Yesu ntiyabivuga. Yuda yakundaga amafaranga. Yesu yari abizi. Yesu ntiyabivuga. Abantu bose Yesu yari kumwe na bose abahamagara bari abanyantege nke. Ariko kubera ko Yesu atagiraga umwuka wo kuvuga araceceka.
bose agenda bigisha bashobozwa iby'Imana yabategetse. Yesu araceceka bonyine, umwe akikuramo undi akabikomeza. Kubera iki? Yesu yagiraga icyo bita ishusho imwe itagomba kugenda ihindagurika, ngo uyu ngo yagira imyantege nke yaza gusenga n'uyu akaba aramuvuze. Oya, siko Yesu yari ateye. Icya gatatu cyamurangaga, yagiraga amahoro. Ntiyakazahindagurika, yagiraga amahoro. Nimugira amahoro mu izina rya Yesu. Nimuvuga ngo amen. Nimugira amahoro. Amahoro y'Imana. Amahoro ndakunda. Nyakundira ikindi kintu kimwe, nuko bazashiramo umukunga ushoboye agasirimba mbere. Icya mbere, inzu ntiyishyuye. Icya kabiri, ntafite amafaranga menshi. Icya gatatu, yifitiye umwana umwe urwaye, ariko kubera ko afite amahoro mu mutima akanezerwa mbere y'umuntu waguze vewiti. Urukumva? Waguze vewiti, ufite inzu yiwe agomba kubamo, gusa ngo kubera ko amafaranga y'ishuri agiye ngo abanyeshuri bagiye gutangira, ngo kubera ko atareba amafaranga, yarangiza kutasenze mufite utubazo. Utuye tubazo ngo abana ntibarishura ishuri, naho umuntu ufite ntanzagira. Icya kabiri, ntiyishyuye, abana ni 5, afite n'umwana umwe wenda ufite ubumuga bumugoye buhoraho, bisaba kumwitaho, akanezerwa mbere y'uwo ngo ufite ibyo bisubizo byose kubera ko ari umunyamahoro. Haleluya! Bozana hano abasirikare bashobora kuzana, abasirikare bakatugota twese, bakatugota bakavuga ngo mutuze ntacyo muzaba hano. Umwe agafiramo hano gusa atabuze umutekano, yabuze amahoro. Horana n'umuntu gutya mufite mwese umutekano, ariko bakabura amahoro. Muzi ko umuntu yagira amahoro muri insekirite. Twahuza kutagira umutekano, ariko ntitwahuza kugira amahoro. Kereka gusa iyo turi mu Mana twese. Muzi kiza gituma abantu bakomeza kuganya cyane. Si uko baba bagiye kuburara, ni ugutinya inzara y'ejo. Hazahemuka ibintu bitatu gusa. Yewe nimuvuga ngo amen. Ibintu bitatu. Ikintu cya mbere kiza gihemuka, cya mbere ni amafaranga, ni ubutunzi. Abantu babwubakiyeho muzobabara, kubera ko ntimuzogumana gasa amatwi, buzabugenda, kuko n'ubundi ntiwari ubufite kera, bwaje utazi aho bwavuye. Buzabugenda. Niko Salomo yavuze ngo buzabwitera nk'amababa, nk'igisiga, ngo bukongera bugataha bukaje iyo bwari buri. Abantu bose babwubakiyeho babwizeye muzakomereka. Ndabateguje hakiri kare, mwiteguze mwimenyereze ukuntu muzababara. Icya kabiri kiza kibabaza kuri nose, turi kumwe, ni inshuti zo mwisi. Inshuti zo mwisi nta kigenda, zaza gukundira mu munezero bwaca zikakuvaho. Icya gatatu kiza kibabaza ni future. Twese turi mu ishuri, twese, nanjye ereka nanjye nakandagiye muzi gusoma no kwandika. Nari nzi ngo niturangiza gutya amashuri, nuguhita mbona akazi hano muri Beka, nkazana papa na mama, twese tukabana mu mujyi nkabubakira inzu, sinari nzi ko nzabana muri Kigali, nari nzi ko nzagumana, none ngeze imbarara. Kandi kumenya ngo nagiye kubushaka se nuko sinimutse, nagiye kubera ubuzima. Ntabwo nimutse, nagiye kubera ubuzima. Makumuza mwigana n'umuntu gutya mukigana, mwese uzuba n'uwa mbere akaba nk'uwa kabiri. Mwese mwarangiza gutya kaminuza, kubera ko fitiri zihemuka, bikarangira uri umuzamu iba afite akazi. Umwe yaragiye nko mu buzamu ahembwa 25, undi ahembwa 5,000,000. Fitiri zihemuka, ariko fitire kubera kuyishobora ni ikintu kimwe. Uko n'ubundi niba mufite ubwoba bw'ejo kuwa gatatu, ntimufite kuzahungira kuwa mbere. Abantu bose batinya kuwa gatatu, n'ubundi ntimuzahungira kuwa mbere. Nimugume hamwe. Nima mufite ubwoba bw'ejo mutawa, ufite ubwoba bw'ejo, mufite ubwoba bw'ejo, n'ubundi ntiri buhungire ejo hashize. Kugira ngo ejo gusuzo hashobore, nuko wafatwashira mu biganza by'Imana. Semaname! Ukafatwashira mu biganza by'Imana. Imana ige amasengesho se yakundira. Azagenda akajya muri fitire tutari twahagera. Azagenda ku cyumwera akahagera, akategura. Yagize akagaruka akakubwira ngo ngwino tugende mwana wanje. Abantu bose bafite ubwoba bw'umwaka uzaza, n'ubundi nimufite kuzahungira mu 2021 mugume hamwe. Gusa kuva mu muzo hashobore nuko washira mu biganza by'Imana. Nimuvuga ngo amen. Abantu bari muri Yesu ikintu cya mbere kibaranga sa amafaranga na amahoro. Ubushize sibwo nabivuze se, umuzamu azarara kuri gate agahemba pasi, agahembwa amafaranga 25,000. Bosi wiwe agafunga inzu, agasohora imbwa, akajya mu nzu, agafunga umuryango w'icyumba, akaryama akirorosa. Saa 8 umutima ukamubwira ngo washobora kukwiba, kandi afite abazamu babiri bari hanze bafite imbunda, akagaruka kuza kubacunga, akagenda akagaruka kuza kubacunga. Umuzamu ufite amahoro agatangira guhunyiza ku muryango ku muhanda saa 9 z'ijoro, agahunyiza. Bose agakomeza kuza kumucunga akamukangura, reka gusinzira batatwiba, akagaruka kuryama. Bikarangira wari umuzamu ahindutse bosi, wari bosi ahindutse umuzamu. Gutunga ibintu udafite amahoro, uzi umuzamu wabyo kandi uri bosi wabyo.
ubicunze kandi ari wowe wabiguze uzurara ubicunze kandi ari wowe wabiguze Yesu ntiyatekereje yuko kubana n'Imana yabigutira icisha bugufi arapfa urupfu rwo ku musaraba Imana imuhizi nasumba ayandi yose kandi n'indimi zose zature ko Yesu ari umwami Imana imuhizi nasumba ayandi yose kandi n'indimi zose zature ko Yesu ari imuhira byishimo uriya mugore tubana iyo twagize akabazo iyo aza panika akongera ibibazo byinshi ngo kino kibazo kizakemuka gute njyewe sinza panika nzangira amatsiko yandi Imana izanyuza ikindi gisubizo kuko n'ubushize hari ikindi gisubizo yari yaduhaye iyo aza panika njyewe nkagira amatsiko twahura afite stress nkamwe njye simfite stress ahubwo mfite amatsiko none izanyuza he ikindi gisubizo mfite amatsiko yani izakinyuza ikakinyuza muri runaka waba ukimwizeye ikakinyuza mu wundi nimugira amahoro mu izina rya Yesu kandi nta muntu ushaka gutanga amahoro atayagira muzabana b'abanyamahoro icyo bakundira se bakundira ko bazabemera gutsindwa kandi bari bafite gutsinda bazabemera gutsindwa kandi bari bafite gutsinda icyo tuma tuburana njye nawe byica bigatuma kaduruvayo kaba no kwemera gutsindwa nka kireka washaka ugatsinda imbere y'abantu baturage ariko siko gutsinda imbere y'amaso y'Imana sinababwiye ubushize turi kumwe tuburanye ukambeshyera bakamfunga Imana ikaza gusura abantu bagowe ntiyoza kunsura muri gereza yoza kugusura muri etage kuko Imana ntizi sura bafunzwe izi sura y'imitima yabifunze Imana ntizi sura bafunze Imana ntizi sura imibiri izi sura imitima fura umbeshyeye bakamfunga Imana ikabangije gusura abantu bagowe yoza kundeba muri gereza yoza kukureba mu rugo kuko umutima wawe wuzuye ikinyoma uwo mutima ni ubwoba nawe uri muri gereza uhagira umunezero kandi umubiri ufunzwe ariko umutima ufunguye nimuvuga ngo amen haleluya Imana ntizi sura abanyamibiri isura imitima babwire nakandi kantu umutima wambwiye ejo bundi ntabwo Satani azatumara amaguru atujyana gusenga azadukuramo inyota ituma dusenga Satani ntiyo kwanga gusenga ahubwo azashaka ngo ujyeyo ariko nta nyota ubifitiye Satani ntiyamaze amaguru ajya gusenga yamaze inyota murakaba ngo ndagenda geshake mbona bigiye kurambirana ndataha ariko bafite inyota siko bazabaza amaterano ataratangira bagashaka ngo batahe yarangiye uko si mufite ikibazo cyo kutaza gusenga mufite ikibazo cy'inyota nkeya Satani ntazamara amaguru Satani yaje kuduca amaguru yaje kutumara inyota Bibiliya se mwagiza ngo irabananiye se inyota ya WhatsApp niyo mpamvu tuza tuyinanirwa inyota ya WhatsApp turayigira na Bibiliya turazituzi ariko ikibazo dufite kuri Bibiliya nuko tutayigirira inyota kuko ufite inyota yo kuyisoma cyo wonanirwa kuyisoma si Bibiliya twabuze inyota yayo umuntu udafite inyota pastor umuntu udafite inyota bashobora kumutora kwize senga iminota 40 agasenga non stop Mana turagushimye agakupa noneho kuvuga ngo azibwirize wenyine asenge ntibishoboka kubera ko nta nyota afite yoshobora gusenga bamutoye ariko ntiyoshobora gusenga yitoye gusenga witoye ni inyota gusenga bagutoye no kumenya kuvuga icya gatatu kiranga abantu baca bugufi kugira ngo nze gusoza ntica gahunda akasi nkavuga kubera ko ubushize nakavuze ntabwo bibona nk'abanyabwenge nimwumva umuntu aravuze ngo njyewe ndi umunyabwenge muzamushyire kuri number 1 y'abantu b'ibifu abanyabwenge bose ntibaza babyivuga abandi nibo bazabibona bakabibavuga gusa bagira principe yo gushaka ubwenge ariko ntibagira principe yo kubivuga kuvuga ko umunyabwenge nibwo bupfu bubanza ariko principe yo gushaka ubwenge iremewe uzashaka ubwenge ariko ntukabyiyite uzashaka ubwenge ariko ntukabyiyite ndabaho urugero nivuga ngo amen ndo ni sawa ubu nyine mfite amafaranga ngahe mu mufuka ntimuyazi noneho
kuzana no mfite amafiyeri nkikokinga kugira ngo mukeke ko mfite amafaranga $200 kandi ntazo mfite. Icyo ni igisebo kuruta uko mwambona nk'umuntu ugowe kandi mfite amafaranga. Aho kugira ngo abantu bagukekera icyo udafite, uzareke bagusanga nicyo batagukekeraga. Aho kugira ngo wishimire ko abantu bagukekera icyo udafite, uzareke bagufata nk'umuntu ugowe ariko utagowe. Uzishimire ko bagusanga nicyo batagukekeraga. Nimuzamubona abahungu bazagenda bazunguza contact nta gare bagira. Nukugira ngo tubakekera imodoka. Ibyiza ahubwo nukuzambaye bodaboda kandi ufite V8. Nibyo byiza, nibyo byiza. Ahubwo ngo uzunguze contact nta modoka ugira. Ahubwo wogenda uri woroheje ariko ufite ejo bundi yewe nimuvuga ngo amen. Ejo bundi twagiye kureba umuyobozi wa One Fund. Yaba ikigo kiwe cyabaye icya gatanu mu Rwanda mu gukora neza. Ni umuzungu uyoboye ibigo nimba ari 11 muri Afrika. Noneho umuvandimwe twari kumwe yaragiye gufata igitabo. Aramubwira ngo ngeze ku muryango. Wa mugabo kubera guha agaciro icyo umuntu aje gutora no guca bugufi cyane no gukomera, yesaza kumuzanira cya gitabo yambaye ibirenge, ari umuzungu ufite amafaranga, ufite ubushobozi kandi atambaye inkweto, imvura irimo kugwa. Ahita akimuzanira. Baza wa muntu, namaze ni gute uyu muzungu ukomeye gutya aje akaza yambaye ibirenge kandi ari nawe umushaka, abitewe n'iki? Aramwe ngo abitewe no gukomera. Ngo kuriya no gukomera gusa. Abantu bose muzamubona babyimbye. Kuriya gusa no kwibyimbisha gusa no koroha kurijya gusa. Abantu muzoreba abana bo mu bakire bazarya mayonnaise. Sigaye ahangaha biza bisa nk'igisebo. Ariko batamenyereye kwirya azashaka ngo yamayisiga hano bayibone ko azayirya. Abantu bose muzamubona boroshe cyane nukubera gukomera. Ariko nubona umuntu yarakomeye nta kundi ari bugire. Kandi mwese tuzamenya ko muca bugufi mufite amafaranga. Uko ntayo mufite n'ubundi uciye bugufi. Ntibarakeza ari kuvuga ngo ucishe bugufi. Mukaza mwita abanyabwenge. Gusa muzashaka ubwenge kuruta abantu bose. Gushaka ubwenge kuruta uwo muri kumwe biremewe, ariko ntukabivuge. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze mu gitabo cy'imigani ibice 3, abantu ntimwishime ubwenge bwanyu, ahubwo mwubahe Uwiteka ngo muve mu byaha. Ikintu cya kane kugira ngo nze gusoza kwizera ataza kungayo. Ari umupasiteri wanze kumpa agatuti ngo sinza ndenza iminota 30. Niko bambwiye. Ngo ntashobora kumpa agatuti ngo sinza ndenza iminota, ngo nubone ibyo kuvuga iminota 30. Kandi gutinda mu kubwiriza ni amakosa. Iza bituma uvuga ibyo ibitari byo. Ibyiza no kubanguka kuruta gutinda. Kandi mabwire ikintu kigomba gufata umwanya muto mu nzu y'Imana mu materaniro. Ntibabwire ni ijambo ry'Imana. Nico kigomba gufata umwanya mutoya muri logique yanjye ku cyumweru. Ariko kigafata umwanya munini kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ndabisobanura. Indirimbo ntizigira imbaraga nk'ijambo. Noneho kugira ngo tubalansinge tugomba kubifata byose. Tugafata ijambo kubera ko rigira imbaraga rikavuga iminota 30, indirimbo zitagira imbaraga nk'ijambo tukari iminota 50 kugira ngo byose bihwane. None mureke mbabaza. Nimuvuge ngo amen. Ji ikoze cyane n'amazi. Nikibaza iyo bagiye gufungura nikibaza na cyinshi. Nwango baza n'amazi. Nwango indirimbo n'ijambo ntibinganye imbaraga. Ibyo mu byemere. Ijambo rigira imbaraga cyane. Kwera ko rigira imbaraga rero. Mu materino turivuga umwanya mutoya kugira ngo n'indirimbo zivuga umwanya munini byose twekiribure byose bingana. Ariko kandi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu rifata umwanya munini kuruta kuririmba. Nimuvuga ngo amen. Ese ko birumvikanye. Rifata umwanya munini kuruta kuririmba. Imana imuha izina risumba ayandi yose kandi n'indimi zose zature ko Yesu nimuvuga ngo amen. Amen. Soza ntaza kubatambira. Igitabo cy'Abakolosayi ibice 13:12 aravuga nkuko bikwiriye intore z'Imana mu mwambaro umutima w'ineza n'imbabazi. Icya kane kiranga umuntu uca bugufi yihutira kubabarira kwera ko yababariwe. Abanyarwanda pastor baragoye. Umunyarwanda muzamugirana ibibazo ukamubwira ati narinje ngo dusabane imbabazi, ngo ndakubabariye
bari kugende nanjye ngende nabwo n'uburyarya imbabazi zirangwa n'ibintu bibiri icya mbere zigaragaza kuri mukuru mu gakiza icya kabiri zigomba gukurikirana n'ibimenyetso simusiga bigaragaza ko wababariye ibimenyetso ni ibi ni ugusangira mukongera kujyana mukavugana mukongera mukabana neza mureke mbabwire impamvu tubabarira abantu ntabwo ari ukubera ko ibyo badukoreye twabyumvise ni ukubera ko ibyo Yesu Kristo yadukoreye twabyumvise ntabwo ari ukubera ko byishimo ikosa badukoreye ngo narisobanukiwe ngo ndamubabariye ni ukubera ko twasobanukiwe icyo Yesu yatubabariye none icyo Yesu yatubabariye nicyo kiza kidutera kubabarira abandi bantu nimuhuguke nsoze ngiye gusoza mwumve ngo Yesu yatubabariye ibyaha n'ibicumuro ibyo bintu nta bintu na bimwe ku isi binganya nta kintu na kimwe uzakombora kubabarirwa ibyaha n'ibicumuro nukuvuga ngo mwumve ino story nitasoza kuri kingi ibindi bibiri ndabireka pastor ari inkuru iri muri Matayo ivuga ngo umubosi yari afite abagaragu babiri ngo noneho babagaragu babiri ngo afata umwe ngo aramubwira ni mundebe mureke kurangara turi kumwe Byishimo afata babagaragu babiri ngo umwe yaramufitiye umwenda aramubwira ati umwenda umfitiye ugiye guhwaniramo ngiye gutwara umugore wawe n'abana bite bihwanamo murumva ideni rishobora gutwara umugore n'umwana ryari rinini wa mugaragu aramubwira ati ndakwinginze mbabarira ureke umugore wanjye n'abana nta mafaranga mfite wa mubosi aramubwira ngo ndakubabariye wa undi bababariye ahita agenda ajya kureba wa mukozi mugenzi we bakoranaga aramubwira ati sasa ejo bundi naguhaye amafaranga 10,000 urayansubiza wa mugaragu mugenzi we aramubwira ati wambabariye ko ntayo mfite ngo aranga birivuga neza amagambo ngo aramufata ngo aramukubita ngo aramuniga ngo haza abandi bakozi bagenzi babo ngo barimo gutembera ngo bahura n'umugaragu wakubise mugenzi we aramaze kurimo kumukubita byagenze gute ati uyu muntu amufite amafaranga 10,000 none se wowe ntabwo twa turi kumwe hari haruguru bakubabariye miliyoni ati bambabariye miliyoni none wowe bababariye miliyoni wananiwe gute kubabarira uyu muntu ugufite amafaranga 10,000 ati nananiwe bahita bajya kubwira boss asuza ibintu byabaye wa muntu maze kubabarira amafaranga miliyoni yanze kubabarira mugenzi we amufitiye amafaranga 10,000 boss arasa byagenze gute ati umugaragu mugenzi wanjye anafite 10,000 hanyuma se cyase nakubabariye miliyoni ati wayimbabariye kwera kudaha agaciro cyo nakubabariye ngo ino hano jya muri gereza uzavamo ari uko wanyishyuye umwenda wa miliyoni iyo nkuru mwayumvise bisobanurike Yesu yatubabariye umwenda munini cyane abadutuka n'abadusebya bose ni 10,000 hanyuma guhagarara imbere y'Imana ukabwira ngo Mana ngo Frank ngo yarantutse ngo niyo mpamvu nanze kumubabarira Yesu azakubwira ngo nakubabarira ibyaha n'ibicumuro wane kubabarira umuntu wagututse mva imbere wa nkozi y'ibibiwe kunanirwa kubabarira abantu bose ni uko nashaka barakwiciye papa na mama ni 10,000 Yesu yatubabariye ibyaha n'ibicumuro nta kindi kiguzi kinganya no kubabarirwa ibyaha n'ibicumuro narababariwe nicyo gituma nzamushima zavuga ibikomeye yakoze n'inyamibwa aragahoraho yarancunguye kubw'urukundo rwe zamucurangira inanga nziza murebe ako abantu bazabana Yesu bafashe bakamwambika ikamba ry'amahwa Yesu barangiza bakamutera icumu mu rubavu barangiza bakamutera imisumari barangiza bakamutera imisumari mu kiganza bakamwambika ubusa imbere y'ababyeyi akagira uburibwe bwinshi cyane akababara ariko akabona imbaraga zo kuvuga ngo Mana ngo wabare ko batazi icyo bakora hanyuma twebwe uri muri vewiti uryamye mu wawe uri mu kazi umuntu yaragutuse ngo nanze kumubabarira nta kamba ry'amahwa bakwambitse nta cumu baguteye ntibakwambuye ubusa nimureke guteta dukorera Imana haleluya nimureke ubutesi ako nimba abanyarwanda bazahagarara imbere y'Imana bakavuga ngo gacaca yatumye twiyunga turabana hanyuma twego tubana mu ikanisa twananiwe Bibiliya twananiwe gushira mu bikorwa byo Bibiliya tubwiye abantu bazakosana umwe agasirimba atari kureba hari umuhungu bamwe ngo azasirimba ahumirije kudahumura ngo ari umuntu ngo twakosanyije ngo ndashaka kumureba icyo gituma nzajya mushima zavuga ibikomeye yakoze inyamibwa aragahoraho yaracunguye urukundo rwe zamucurangira inanga nziza haleluya
Stefano bavanze igitaramo abafarisayo baraje ati mureke twikorera igitaramo twese kimwe Stefano adahari intumwa ziremera Stefano arangije araza ati mwavanze igitaramo twavanze igitaramo twakigize kimwe n'abafarisayo ati ntibizadushobokera icyambere dutandukanye ku bintu bitatu ntibagira umutima wo gufashanya aho kantu mukamenya mugira umutima wo gufashanya umuntu w'umushishe ashobora no kwica umuntu nubona umuntu agira ubushishe cyane shishe yo kwica umuntu ukunda kugundiriza cyane uzamukwepe ashobora kukuniga mwasinziriye Stefano arababwira ati bafite amakosa abiri icyambere ntibagira umutima wo gufashanya icya kabiri ntibaza basenga gusenga kwabo no kujya mu mayira abiri bakabanza bagasenga nyine biri ntituzabishobora siko Yesu yatubwiye Yesu yaratubwiye ngo twegekeho icya gatatu turi kumwe ngiye gusoza icya gatatu arababwira ngo ijambo ry'Imana ni ukuri vuga gusa ku kanwa ariko ntiriba mu mutima abantu tuzavanga igitaramo bizakunda tuzotaramana bikunde Stefano kubera ko kantu yari yazanye bamavuga ngo nta wundi muntu wazanye mugomo umuntu wazanye ibi bintu bisa nkaho bigoranye ni Stefano bamamuhimbira ibintu bibiri undi muntu akishijwe neza tibazamubeshera ngo yibye ngo hari umukobwa w'abandi ngo yagize bazamubeshera ibintu bibiri bazamubeshera ibyaha bibiri bishobora gutuma hitapfa no gutuka Imana na Mose kwica amategeko y'igihugu no kwica no gutuka Imana bamamurega ibyo bintu bibiri bazayica amategeko ya Mose n'amategeko y'Imana bamamufata baramukubita bamutera amabuye hanyuma mumve igitangaza rero Stefano nuko mbwiye bamutera amabuye barimo kumutera amabuye ntiyabona bamuteye amabuye abona Imana kubera ko ariyo bahuje amaso abwira Imana ngo babare ko batazi icyo bakora muzima butatunga ko babare abantu batugiriye nabi nuko aribo tuza tubona umunsi twareka kubabona tukabona Imana tuzabasabira Imana imbabazi nimuvuga ngo amen tuzabasabira Imana no Paulo afite ibitabo 13 Paulo yanditse ibitabo 13 mu isezerano risha Stefano nta gitabagiramo hano bari basomwe dusome muri Stefano ariko ako kantu niko kafashe Stefano niko kafashe Paulo akiri Sauli gusa baravuga ngo yafashwe avuye i Damasiko niho yaguye ariko yafatiwe wa munsi bazabica Stefano ni nkuko bakurasira hano fura ukaja kugwa kwa muganga nuko ngo Stefano Sauli yafatiwe wa munsi bazatera Stefano amabuye aja kugwa i Damasiko niho yahuye n'umuco umutunguye arangije arafatwa nitugera mu ijuru rero Paulo ntibazavuga ngo yanditse ibitabo byinshi azaje nyuma ya Stefano bazavuga ngo agakiza kawe gakomoka mu gwishurirwa Imana kwa Stefano nimuvuga ngo ikibazo mureke mabwire umuntu azaseba kabiri umuntu azaseba yarananiwe kugera ku cashaka guseba kwa kabiri nuko kwitirira icyo udafite aho kugira ngo uzagire position yo hejuru uzagire revelation yo hejuru position tayo ufite nango ubunyine fura bakugiza apotre nta jambo ry'Imana uzi baba bagututse ibyiza rero nuko umenya ijambo ry'Imana nta titre ufite ahubwo ngo ugire titre yo hejuru nta cuzi ahubwo ugire icuzi nta titre ufite haleluya twebwe twishimira abanyafrika twishimira position twarabicuramishije Yesu ntashaka position arashaka revelation ahubwo kugira ngo ugire position yo hejuru nta revelation ahubwo ugire revelation yo hejuru nta position ufite abantu mureke gushaka amaposition ndaca maze uko nako nukundi guseba nuguseba gushasha kwaje ikigenderewe ni revelation ntabwo ari position zamucurangira inanga nziza hanyuma nimubwira amen soza isanduku ry'Imana riragenda nimara kugenda aravuga ati isanduku ry'Imana ryaragiye umunsi ryagarutse Dawidi ararizana ngo babone ngo uza amaze gupfa Dawidi aravuga ati ibingibi ntibyavamo uza upfuye tutari twashika nibarikatisha kwa Abidedomu barikatisha kwa Abidedomu ribarigumyeyo amezi 3 mu kwa Abidedomu bagira umugisha w'Imana babwira Dawidi amakuru ku isanduku ry'Imana umugisha w'Imana wabaye kwa Abidedomu ajya kurizana ngo ararizana ngo ne kugira gucye ngo kwikanisa ngo kwiremba ngo arije imbere ngo arabyine ngo abyine ngo bita Mikari ngo amurungirira mu idirisha ngo aramureba ngo abona yabyinye ngo amugayira mu mutima ngo hanyuma ngo amaze kumugayira mu mutima ngo aragenda aramubwira umwami nkawe kweri uremera kubyina bikagenda gutya na gutya na gutya Dawidi amusubiza ijambo ryiza aramubwira ngo ahubwo nzemera kubisuzugurwa mu maso y'abantu sabana nzemera kubisuzugurwa mu maso y'abantu ngo nindagiza komeza nicishe bugufi niyemera nicishe bugufi ntabwo icubero cyacu kiba kuza abantu baza badushima biba kuza Imana izishima icubero cy'abantu kiba kuza abantu baza bashima biba kuza Imana izishima umunsi wawe igihe kigeze
niwabumbuye akanwa kawe mwana w'intama bajana kubaga waranzwe no kwicisha nimuvuga ngo amen. Amen. Zemera mbi nsuzugurwa imbere y'amaso y'abantu. Byinshi nemere abantu bagusuzugure papa. Nta kibazo kirimo. Gusuzugura si umushinga twatangiriyeho. Watangiye kuri Yesu. Watangire kuri Kristo. Ariko nemere nicishe bugufi. Izi ntoki ndasoje. Izi ntoki ko ari zitanu zisobanura ibintu bitanu. Turi kumwe? Izi ntoki zisobanura ibintu bitanu. Ino distance irasobanura ngo n'ubwigomeke. Nubona ubwigomeke bwabaye. Abantu batangiye kuramya ibishushanyo batekeye bubaha Imana ya Isiraheli. Uzakomeza intego yawe. Nubona ibigaragazo byabaye byinshi uzakomeza ukunda icyo Imana yaguhamagariye ariko wawe wicisha bugufi. Subiremo. Nubona ubwigomeke bwabaye mushumba uzakomeza intego yawe. Ukomeza icyo Imana yaguhamagariye. Nibigaragaza nibiba byinshi cyane uzakomeza ukunde icyo Imana yaguhaye ariko wawe wicisha bugufi. Nimugire gutya mwese nsoze nimugire gutya. Gutya ntimwamva ko kino gifunsi gikomeye. Hanyuma mukuyeho runo rutoki nimugire gutya. Mushiremo imbaraga. Mwabyumvise? Nimugire gutya. Igifunsi gikomeye ni iki ngiki. Akwira ngo ucike runo rutoki. Kano gatoki. Wocika runo. Wocika urundi izindi zose muri izi. Wocika rumwe muri izi. Kano gatoki gafite kimwe cya gatatu cy'imbaraga za runo za kino gifunsi. Ino ngumi ikomeye kwera ko ariho kano gatoki. Kano gatoki kavuyeho. Iki gifunsi nta mbaraga n'icyabana. Uzi ko ari byo. Mubikore murabyumva. Namwe murabyumva ni mubikora. Iki gifunsi gikomeye kwera ko kano gatoki gahari. Iyo kadahari kino gifunsi ntigikomeye. Kuvuga ngo uzotera ufashe birasaba ngo wicishe bugufi. Haleluya! Kuvuga ngo uzotere uzokubita ibintu zose bikunda birasaba gusa ikintu cyitwa kwicisha. Niko kagira imbaraga zinshi mu ngumi. Ukora no kubita umuntu tukavuga ngo amukubitishe. Uzavuga ngo amukubitishije agahera. Niko kazakarwana. Uko abantu bishwe gusa no gukomera nta kindi. Nukuri muroroshe nimworoshe. Nimworohe mu izina rya Yesu. Nimworohe mu izina rya Yesu. Nimworohe mu izina rya Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana mwakoze